Haleluya. Amen. Nanjye sinabura gushimira Ivona. Amen. Ari muje gatubwira yayo ati twatanga amashyi akavuga ngo nanyumva ku miliyari. Ivona rwose Imana ikomeze gufashe kandi ikomeze guhirwa ryiza nk'ibyo ndetse bigumeho cyane cyane ko dushobora kuzagira amahirwe abanyarurembo tugeze mu ijuru. Ivona turi imbere aturangaje imbere turimo turirimba indirimbo y'amazamuko Imana y'umugisha. Amen. Ndanezerewe rero kuri uyu munsi wa none kuba nongeye guhagarara imbere yanyu ngira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Nibaza yuko hari mwarimu muhuye kugishize n'ikinini. Ntabwo mwarimu muhuye se? Nibaza ko duheruka mu kwa kane. Igihe n'ikinini rero. Nanagombye kuba yaranibagiwe bwiza ariko Imana igira neza. Mbanje kubifuriza umwaka mushya muhire tuzatangira mu cyumweru kiri imbere. Tuzabonemo ibyiza byinshi kandi kurutaho tuzabonemo imbaraga zo kugira ngo dukomeze gutera intambwe tugana mu Kristo bwiza kandi igihe Yesu azagaruka azasange duhagaze twebwe. Amen. Sinzi niba uko byagenze uyu munsi wa none nakomeje kuraraganya amaso mbona ahari twaba dufite imbeho. Hari mu cyumweru gishize dufite ibyishimo twateranye turi benshi none ndabona abashyitsi benda gutasi ukuntu byagenze. Ni ukubera ko uyu munsi hakonje kurusha mu minsi yindi hagera hakonja. Nta kibazo turabasinyira abo tutashoboye kuba turi kumwe. Twihuse rero mureke dusome muri Yesaya 5 twumve icyo Imana ishaka kutubwira mu munsi wa none. Yesaya 5 rimwe kugeza ku murongo wa 7 twasomewe ariko nanjye reka mugire musome. Iki ni igitekerezo Dawidi yakoze yashatse kurata Imana akurikije ibyo yabonaga yakoreye abasekuruza bava muri Egiputa. Mureke tucyumve rero. Reka nirimiye umukunzi wanjye indirimbo y'uruzabibu rwe. Umukunzi wanjye yari afite urutoki rw'uruzabibu ku musozi urumbuka, ararutabira arurimuramo amabuye, aruteramo insina y'umuzabibu y'ubwoko bwiza cyane, arwubakamo inzu y'amatafari ndende, acukuramo n'urwina, nuko yiringiraga ko ruzera inzabibu ariko rwera indibu. Yemwe abaturage b'i Yerusalemu mwe, namwe bagabo b'i Yudaya nimudukize yewe n'umuzabibu wanjye. Ikintu nari nkwiriye gukorera uruzabibu rwanjye nasize ni ikihe? Ko nari niringiye ko ruzera inzabibu, niki cyatumye rwera indibu? Noneho rero reka mbabwire ibyo ngiye gukorera urutoki rwanjye. Nzasenya uruzitiro rwarwo maze rwonwe rwose, nsenye n'inkike yarwo runyunyukwe kandi nzarurimbura. Ntiruzicirwa, ntiruzahingirwa, ahubwo ruzameramo imifatangwe n'amahwa, kandi nzategeka ibicu byo kurugushamo imvura, kuko urutoki rw'Uwiteka nyir'ingabo ari inzu ya Isirayeli n'Abayuda n'insina yishimiraga, yabiringiragamo imanza zitabera, ariko
abasangamo kurenganya, yabiringiragamo gukiranuka, ariko abasangamo umuborogo. Mureke dusenge. Mana igira neza, twishyuye mu imbere yawe, turashima mbere na mbere kugira neza. Ndagushima ko uyu munsi wa none hari icyo washatse yuko twamenya kirenze kubyo twari tuzi. Ntacyo bityo rero, kandi mpagaze imbere y'ubwoko bwawe ufite inyota, gira icyo ukorera kugira ngo yewe n'ure, maze hagaragare icyubahiro cyawe ahantu, maze dutahe tubihaga tumeze mu izina ryawe. Ubikore turakwinginze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Dawidi amaze kwitegereza arebye ukuntu ahari abayuda babaye, abisirayeli babaye, arebye ibintu Imana yagiye ikora, ibintu byatanzwe byose kugira ngo ahari hazagira ikintu umusaruro uzavamo, noneho unezeze Imana ndetse n'abantu yaremye. Nuko abona Imana ibona ikinyuranyo cy'ibyo yatekerezaga. Reka aha nabigeze ku ijambo ryitwa indibu, sinashobora gusobanura icyo ari cyo, ariko nshaka kugereranya ahari indibu. Sinzi ese abantu bigeze bafite isuka bahinga ntibadanga. Amen. Ngira ngo hari keretse bakukiye hano, ariko icyo nshaka kubabwira, ndashaka kuvuga ku bihingwa by'iwacu. Ndashaka kuvuga, reka mbere ku rutoki. Nirwo aho umuntu yagereranya n'ikintu cyashobora guhuza abantu baramutse benze ibitoki byeze, noneho bakingamo ibito biryoshye. Ubwo njyewe ndavuga ku bakirisitu bakinga ku rwabo, ariko nabo urwabo bagira ku buryo banezerwa bamwe mu mwanya wabo. Abengaga rero imitobe baranezerwa. Iyo rero byagezaga igihe umuntu, iyo haba gutegura rero umurima neza neza, umurima wategurwa nk'uku nguku, habagamo gucukura, bagakuramo amabuye, amafumbire agashakwa, ndetse byanaba byiza hakabaho kuzitira kugira ngo ibyonnyi bitazabona aho bimenera, kugira ngo byangize insina. Ubwo nabonaga rero ikintu cyitwa indibu hano, ngewe sinashoboye gusobanukirwa, ariko icyo mbona ni uko twafata nk'amasaka, ikintu cyitwa inofu, sizi nka mukizi, ni ibintu bimeze nk'ivumbi cyangwa ivu. Amasaka arakura, arimo akura, ubona yuko uratangira ukanezerewe uvuga uti amasaka yanjye ameze neza. Ariko hageze igihe cyo kugereka, wajya kubona ukabona hajeho inofu, hajeho urukunguse, cyangwa hajeho hari ibintu abana baryaga, sinibuka ibyo ari byo, ariko icyo nashoboye kubona ni uko haba hari n'igihombo. Ni ibi rero Imana yarebaga tuvuye ku Bayisirayeli, tukava ndetse no ku bimera, ibyo bihingwa twahingaga. Twe ubwacu kuri uyu munsi wa none turimo turangiza umwaka, iki ni ikintu twagombye gutekerezaho. Buri muntu arazi akaga yavuyemo. Buri muntu wese uramutse ubibaza buri muntu, niwe utekereza ahantu yavuye, ni nawe kandi utekereza ahantu ari n'ibyo arimo. Biroroshye ahari kumenya ibyo aho umuntu ageze, ariko umuntu akwirirwa yavuye. Turamutse twibutse nk'uko Ivone yaririmbaga, tukibuka ibyo Imana idukorera, tukibuka, tukareba, tugasubiza amaso inyuma, ahari twajya duhora dushima Imana. Haleluya. Nuko ageze hasi rero arafite ikibazo arimo ambaza. Hari ikibazo Imana irimo ikubaza umunsi wa none. Tugeze ku murongo wa 4, hari aho baratubaza ikibazo gikomeye cyane. Iki nta gisubizo ubwanjye mugitangeho, ndetse nawe ni mu mutima w'umuntu, tugatekereza mbese igisubizo natanga ni iki. Imana yabaza ati,
ikintu nari nkwiriye gukorera uruzabibu rwanjye ndasize ni iki? Ko nari nkwiriye ko ruzera uruzabibu niki cyatumye rwenda byagenze ko ubutaka bwatunganijwe, hatanzwe ibintu byinshi cyane, umutungo mwinshi, ahari ngo hagire ikiboneka igihe umusaruro uzabonetse uko tungana gutya tuzicare hasi wenda tugiye muri kontekste y'iwacu, umuntu yasaruye akenga imitobe, akenga isuruse, nuko bagatumira abantu mungana gutya ati muze twishime kubera ko amasaka yanyu yeze, kubera ko urutoki rwanjye rweze, nimuze mufashe tunezerwe, ariko cyane cyane tunezererwe Imana. Umutwe w'ikibwirizwa cy'uyu munsi nakise ngo ko nta kintu aho utakorewe, ni iki kintu kikubuza kunezeza Imana n'abantu? Ikintu cyamuje kunezeza Imana n'abantu nshobora kubona ni ikihe? Ikintu cyakomeje kunezeza Imana n'abantu ni iki? Hakaba rero imigambi iri hano hasi ifatwa y'uburyo uruzitiro rugiye gusenywa hano hasi dukomeje, uburyo muri make neza tugiye kwitwa uruzabibu, ni ukuvuga uburyo ngiye gutabwa burundu, uburyo tugiye gutabwa burundu, niba mu by'ukuri turimo twera ibitandukanye n'ibyo nyir'uruzabibu yashaka ko twera. Ni ukuvuga niba turimo twere utombi, nta kindi kintu tumaze uretse kunyunyuza ubutaka gusa. Iyo tugeze dusomye muri Zaburi 80 umurongo wa 9 twamanuka, turasanga ibintu byinshi, ibintu bimeze n'ibingibi nanone mu ndirimbo ya Safu yaririmbiraga Uwiteka. Reka tuhagere twumve ikintu batubwira, noneho tubone tuganire. Zaburi 80 umurongo wa 9 baratubwira ngo wakuye umuzabibu muri Egiputa, wirukana amahanga ndawutera, uharura imbere yawo, nawo ushora imizi wuzuye igihugu. Imisozi itwikirwa n'igicucu cyawo, n'imyerezi y'Imana itera igicucu n'amashami yawo, ugaba amashami ugera no ku nyanja, kandi amashami yawo agera no kuri rwa ruzi. Ikibazo hano hasi 13, ni iki cyatumye usenya inzitiro zawo ngo abahisi bose bawusorome? Ingurube yo mu ishyamba irawangiza, inyamaswa zo mu gasozi zirawona. Ni iki cyatumye ahari igihe navanwaga aho nari naragwiriye, ahari igihe twavanwaga ahantu twari mu migorogo, igihe twari mu mwijima, tutaramenya Imana, tutaramenya ubuntu bw'Imana, tutaramenya Yesu Kristo, tutaramenya ukuntu Yesu yatugiriye aducungura tubanurwa ku musaraba. Icyo gihe tumaze kuvanwa aho hantu, twageze aho tugeze ari aha twavuga twicaye, reka tuve ku biti, tuve ku mizabibu, tuve muri iriya ndirimbo, twe twirwaneho, twigarukeho. Ahari twageze aho twagombaga kugera, tumaze kubona umucyo tuviye, noneho turadamarara cyangwa se twumva twageze iyo tugera, dutangirwa kononwa n'ingurube zo ku gasozi, turagaba amashami, turavugira ubutunzi, bigeze igihe noneho twica amatwi, twibagirwa uwabiduhaye ndetse n'aho twavuye. Bituma uyu munsi wa none nanone Imana ikitubaza iki kibazo: byagenze bite kugira ngo deni mwe mwicaye hano, byagenze bite ahari kugira ngo twibagirwe ubuntu Imana yatugiriye, twibagirwe
umusaraba wa Yesu dusigare twikora ibyo twishakiye. Ese ni ibyaturutseho twebwe ubwacu cyangwa se ni ibyaturutse hanze yacu? Hari igihe ushobora kuba wibereye ahantu impanuka ikazurwaho nta mbere wabigizemo. Nibaza yuko ari mu buryo bubiri byagenze bite kugira ngo twemerere abahisi n'abagenzi bagakorera ibyafuramye dusenye uruzitiro Imana yari yatwubakiye. Mbese ikibazo cyabaye iki? Ndafite uburyo natanga igisubizo cy'ubwanjye, urafite uburyo watanga igisubizo cy'ubwawe. Nta kindi kintu Imana yatwimuriye aho twari twaragwingiriye, kuko nta mbuto twari buzere. Imana yararebaga ikabona nta mbuto zizaboneka. Noneho Imana igira umugambi ntabwo tuyigizemo, nuko itegura ahantu, iritonda yirukana ndetse n'amahanga yari amukikije kugira ngo ahari hatazagira ibitononera. Imana itegereje yuko hazavamo ibiyinezeza. Mbese kuri uyu munsi wa none ni iki kintu ntakorewe ku buryo ntakwiye kunezeza Imana n'abantu? Ni iki gisigaye na kimwe? Ahari nshobora kuba narageze iyo njya, ni ukuvuga umuntu wese wacunguwe na Kristo, umuntu wese wabatijwe, cyagiye ubatizwaga ni mu itangazo ko hari umunsi utegurwa, cyagiye wemera kujya mu mazi menshi. Ni ukuvuga ko wari ukuwe hamwe, wari ukuwe ahantu kandi habi, wimuriwe ahantu heza. Uyu Dawidi w'indirimbo ya Safu arira muririmbira Imana yasobanuraga yuko icyo gihe wari uvuye aho hantu, wari ujya ahandi heza kugira ngo ahari ushobore kwera imbuto, kandi izo mbuto zisoromwa n'abahisi b'abagenzi ndetse n'iziguru zo mu gasozi. Uzageze igihe wembamo, noneho mu gihe kizagere, noneho abantu baterane, Imana inezerwe mu gihe uzaba wakuyemo imbuto nziza. Imbuto nziza mu nzira ya Gikirisitu, kugira ngo were imbuto hagomba umwuka wera. Umwuka wera, nta mwuka wera uri mu bantu, nta mwuka wera ukorera muri twebwe, ni ukuvuga twaba dutiye, nta mbuto ishobora kuboneka. Niyo mpamvu amasengesho ya buri munsi ya buri muntu gusaba umwuka wera ni ikintu gikomeye cyane, kuko niwo mufasha, niwo duhindurira kugira ngo twongere tugorore inzira zacu. Haleluya. Ndetse uyu muhinzi cyangwa se Imana yanageze na kure mu gihe cyo hano, aho twasomye ngo iracukura n'urwina aho ngaho. Ni ukuvuga itegura ahantu izatujyana, cyangwa itegura ahantu yimurira urusaku rwayo. Ntiyahagarariye aho ngaho gusa, yakomeje no kureba imbere hazaza kandi heza haboneka. Itangira gutegura n'aho izategurira umutobe. Ni ukuvuga Yesu Kristo amaze gusubira mu ijuru, arimo gutegurira amazu. Ni ukuvuga tugomba gukura byanga bikunda kugira ngo tuzanezeze Yesu Kristo amazu abonye abayabamo. Mu gihe urubwira rwacukuwe hakabura imbuto ingurube zazononye, ni ukuvuga rwapfuye ubusa kandi ni icyunamo. Ni icyunamo mu ijuru. Mu gihe cyose hazaho umuntu n'umwe waba muri ariya mazu Yesu Kristo arimo atwubakira. Nuko hari umugani Yotamu yaciriye abantu b'i Shekemu, dusanga mu bacamanza, ahari mu bacamanza marebe gatoya, abacamanza 9:6-15, dushobora kuhareba. Katurebe mu bacamanza 19 turebe icyo Yotamu yababwiraga. Nahageze 9:6
kwiyimika nk'umwami ngabategeke byinginga igiti cy'umwelayo biti ubidutegeka, ariko umwelayo urabuzisubiza uti mbese narekeshwa amavuta yanjye akoreshwa ibyo kubaha Imana n'abantu no kujya mpungabana hirya no hino hejuru y'ibiti? Maze ibiti byinginga umutini biti ngwino dutegeke, ariko umutini urabisubiza uti mbese narekeshwa uburyohe bwanjye n'imbuto zanjye nziza no kujya mpungabana hirya no hino hejuru y'ibiti? Ibintu birakomeye, bigeze ku muzabibu. Maze ibiti byinginga umuzabibu biti ngwino dutegeke. Umuzabibu urabisubiza urayibaza uti mbese narekeshwa vino yanjye inezeza Imana n'abantu no kujya mpungabana hirya no hino hejuru y'ibiti? Bagakomeza hasi ibiti byose biherako byinginga umufatangwe biti ngwino dutegeke. Umufatangwe usubiza ibiti uti ubwo mushaka kunyimika ngo umwami wanyu nyakuri, muze mwiringire igicucu cyanjye. Niba itari by'ukuri, umuriro uzava mu mufatangwe umareho imyerezi y'Ilebanoni. No, hano ikintu cyafite amasomo ahangaha nashaka kugira ngo turebe neza akamaro k'ibi biti, cyane cyane akamaro k'uyu muzabibu. Uyu muzabibu ugereranywa natwe, ntabwo uyu muzabibu ugereranywa n'Abayisiraheli gusa. Oya, uyu muzabibu muri twese twavuye muri Egiputa. Nta muntu wakwihandagaza akavuge ko yavuye aheza akaba ari ahabi. Ngira ngo ahari umusazi ntabwo yabibona, ko nta muntu wifuza kujya ahabi, umuntu yifuza heza. Ni ukuvuga twavuye mu mwijima, twavuye mu bucakara bwari bugoye, nuko tujya mu mudendezo. Nuko icyo ushaka kugira ahangaha nicyo jyewe Imana yahuriye aho hantu kugira ngo mbeho. Umutini, umuzabibu wavanywe aho wavanywe muri Egiputa kugira ngo iki kintu cyatumaga uvanywe kugira ngo unezeze Imana n'abantu. Naho bitagenze uko nguko, ariko ngiyi impamvu nyamukuru yatumye uyu muzabibu uvanwa. Mu gihe byageraga bihererekanye, uyu ni umugani Yotamu yaciriye abantu b'i Shekemu. Yotamu ni umwe mu bahungu ba Gidiyoni. Murazi ko ari umuntu wahesheje intsinzi Abayisiraheli barwana n'Abamediyani, bari barabasengereje Abamediyani. Muri iki gihe rero ubwo Yotamu nako Gidiyoni yaneshaga, murazi ko yabaye n'urahira ati bavuze bategeke bari nuko arahira ko ntawe atazategeka ndetse n'abamukomokaho bose. Ariko uyu muhungu we Abimeleki uvukana na ba Yotamu ariko ba nyina batandukanye, nuko we yemeye gutegeka, kandi yemera gutegeka nyuma y'uko yica bene nyina 70. Nguyu umwami ngaba abami bo mu isi. Ntabwo twavuga ngo haleluya kujya agahinda. Nyuma yo kwicana kumara abandi bose, nuko yagiye Yotamu rero nuko ati mukanguke, ajya hejuru y'umusozi ati mukanguke, ishyano ryahuye. Dore mwebwe bwoko bw'Imana mwakuwe muri Egiputa, mwagombaga gutanga urugero, mwagomba kunezeza Imana n'abantu. Dore muvuye mu bwicanyi, none mwimitse umwicanyi. Ni igitangaza.
munyumve n'Imana kandi bumve. Nuko abasaba gukanguka mukabure n'ibintu mukoze. Nuko ubwo byagendaga ibiti byabo gutegekwa bigeranwa abantu b'Imana, biriya biti byose byabo gutegeka kubera ibyo bizi neza akamaro kabyo kandi bishaka kuva ku mwami wabo. Twarekeshwa n'amavuta y'umwelayo akoreshwa mu mihango y'Imana, mu mirimo y'Imana yagiye yimikishwa abami, no kujya kwirirwa turi hejuru y'ibiti. Ni ukuvuga tugiye gukorera mwebwe ibiti cyangwa tugiye gukorera Imana yacu. Ntabwo bishoboka ko twareka amavuta yacu anezeza Imana n'abantu no kujya kwirirwa duhungabana hejuru y'ibiti, ibyo ntibikabeho. Natwe nta na rimwe dushobora kwemera kuva ku mwami wacu kunezeza Imana yacu tukanezeza bagenzi bacu no kujya kunezeza ibiti, no kujya kunezeza abantu badafite aho bahuriye n'ubugingo buhoraho. Ni ukuvuga tugomba kubanza mbere na mbere kureba ikintu cyose cyatuma tunezeza Imana n'abantu. Mu gihe umufatango we nta kintu wari umaze, sinzi niba muzi umufatangwe kugira ngo hari n'abo muzi. Umufatangwe ni ikintu kimeze nk'igiti, gifite amahwa, naho cyagukoraho gatoya umusare kimutera havamo infection ku buryo wanapfa. Nubwo utakinjiramo ngo uhandure wenda ukagukoraho gusa, ubwo uguteramo uba ufite ubumara. Ugusharatuye byo ni ibindi bindi, ukoze ku mwenda umujyana na byose. Nguyu mwami, nguyu umutegetsi wari ugiye gutegeka imyelayo, nguyu umutegetsi wari ugiye gutegeka imizabibu, nguyu umutegetsi wari ugiye gutegeka ubwoko bw'Isirayeli i Shekemu. Nuko hajya gutegekwa n'umufatangwe ari we Abimeleki bavugaga. Ikintu nashaka kugeraho rero ntabwo ari iby'ubutegetsi, nagira ngo dutandukanye mu by'ukuri. Mbese mpitamo haje shuwa ebyiri. Ese mpitamo kunamba ku Mana yanjye? Ese niba nzi icyo nahamagariwe, aho singeraho gushaka kugenda mu nzira zose, aho menya uruhande rwo guhagararamo? Ese mpagaze mu ruhande rwanjye neza? Ese nzi ko ndimo nezeza Imana? Iki ni ikintu tugomba kwisuzumamo iteka ryose, aho tugenda hose, haba mu ngo zacu, mu byo dukora byose, tukareba ko imirimo yacu, imibereho yacu ya buri munsi inezeza Imana. Ni ukuvuga uko byagenda kose nta kintu kizatubuza kwakira Yesu Kristo ugazabagarutse. Haleluya. Haba mu mvura, haba ameze gute, nta kintu na kimwe gishobora kubaho cyashingura akaguru kacu aho twari tugashinze mu byo kwizera. Tugomba kugira imyizerere ihamanya n'ijuru, yuko mu gitabo cy'ubugingo iyo turebwemo amazina yacu atajya avamo. Mu isi duhura n'ingorane nyinshi, ariko kurutaho Yesu aracyari ku ntebe y'imbabazi. Iyo dusomye muri Luka nanone dusanga ko mu gihe abigishwa ba Yesu bari bicaye ahari kugira ngo barimo baganira bamaze kurya, nuko batangira kubwira Yesu bamusobanurira, bamubwira ukuntu abantu b'i Galati ahari. Reka tubasome tujye muri Luka 13, bamusobanurira ukuntu Pilato yagiye amara abantu, nuko bagaragaza ahari yuko ari bazima, yuko abo bantu bahindutse bari bafite ibyaha. Ni muri Luka 13:6 aravuga kandi abacira umugani ati, hari umuntu wateye umutini mu ruzabibu rwe, bukeye
ubuce. Ubuce urakomeza kunyunyuriza iki ubu butaka. Reka mbagarire hamwe. Iki gihe abigishwa bari bicaranye bari kumwe na Yesu, bamusobanurira ukuntu Pilato yateje akaduvayo muri Isirayeli kugira ngo hari noneho cyangwa se mu bantu b'i Galatiya. Reka musome mugore gato. Nibyo abantu b'i Galatiya. Noneho umwami w'i Yudaya ashaka kugira ngo ahagarike. Ibi ni ibisobanuro yifashishije mu bitabo imigani ya Kristo kuri paje 101, 102, 103. Imigani ya Kristo. Nuko bagira basobanura rero umuntu bahari intwari. Yesu ababwira ko ababaza ati mbese nibaza ko n'Abanyagalatiya Pilato yishe akabavanga n'amaraso y'ibitambo bari bagiye gutamba. Ese mwibaza yuko bari abantu ari uko mubarusha gukira cyane abanyabyaha kurusha abandi b'i Galatiya bacitse mwituma? Ariko ibisubizo ntabwo ariko byari bimeze. Ababwira ko nabo akoresha ijisho ry'ubuhanuzi abona Yerusalemu iterwa, ababwira ko nabo batihari ibyaha byabo nabo bizagenda gutyo. Kandi koko byagenze gutyo. Nuko ubwo uyu muhinzi yaraje inshuro ya mbere umwaka wa mbere akagira kandi ikintu abona, akomeza kwihangana kugeza mu mwaka wa gatatu. Umwaka wa kane wakoraga mu rusabe mu mutini we, nuko baricara bajya inama. Mbese bishoboka ko wakwihangana uyu mwaka nkagerageza nkareba niba nashaka ifumbire cyangwa se nagerageza ubundi buryo, ariko tukazabona umusaruro uyu mutini tuwuce. Kuva kera kose Imana yagiye ikorana n'abahanuzi. Bagiye bakorana bajya inama kugira ngo ubwoko bw'Imana ahari mu kiraro. Yesu yaratwamiye kugira ngo ahari dutsure umubano n'Imana. Kugeza uyu munsi wa none rero uriya muhinzi n'uriya wahinga mu ruzabibu ugereranywa n'Imana na Yesu Kristo, uyu munsi wa none ndashaka kubwira ibanga yuko n'ubu aracyavuga ati ubu turi mu mwaka wa kane wo kureba ahari ko hari imihindurire y'imyitwarire yanjye nawe yagaragara, kugira ngo Imana Data wa twese ibone umusaruro. Ni ukuvuga uyu munsi wa none haracyariho icyizere. Mu gihe Nehemiya we yabonaga abantu bakora ibyo bishakiye, abarahiza kugira ngo bisubireho bo kuzajya kwimika Imana, bamwe abafuye umusatsi abakubise, abandi kubera kwivanga gusenya inzitiro zabo bakajya kwivanga n'abanyamahanga, abamowabokazi n'abandi. Nuko Nehemiya yamubaza araza ati mw'abantu mwe nimuze turahira Uwiteka ko kuva uyu munsi wa none mu iteka ryose nta kuzongera guteshwa ku Mana yacu. Tugomba kwera imbuto kandi guhagararira ku mbuto gusa zikazavamo ikintu kineza Imana n'abantu. Uyu munsi wa none nta kintu na kimwe dufite Yesu Kristo tudashobora kugeraho. Ahari mu mwanya turi gusenge cyangwa se ahari turasengera mu ngo zacu, ariko icyo cyo ni uko twese duteraniye hano intero ni imwe, ni ugukorera umwami wacu. Intero ni imwe,
ni ukugira ngo ariya mazu atazakora umuntu by'abantu Yesu Kristo yagiye kuba ku myaka n'imyaka. Yesu ararira tubibwiza Yesu Kristo. Nuko icyo nasabiraga mwe n'abantu batari hano, ndasaba umunsi wa none kugira ngo twe twumva iri jambo ahari yaba ari mesaje yabirangiza umwaka, ahari se ntawamenya ibyo Imana itekereza, tubeshejweho nayo. Uyu munsi wa none niba nta musaruro watangwaga, ndinginga Imana yo mu ijuru kugira ngo uyu munsi wa none wowe nanjye Umwuka Wera yongere gukora muri twese, kugira ngo aduhatire, aduhiturire, cyangwa se atuboneze kugira ngo tugororokere Imana ubwo Yesu Kristo agiye kugaruka tuzamusanganira. Maranatha, Yesu araje. Haleluya. Imana ikomeze kubaha umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen.